Dutangiye episode ya mbere y'inkuru yacu ndetse nizere ko mwese kazaba kabashimisha. Aka gakuru kararyoshye cyane. Ubwo ahangaha dutangiranye na mwiza wacu. Ahangaha yari arimo aragenda maze haza umusore amukurikiye ndetse ari kuba yanywa icyayi. Atangira kuba yamubwira ati se ubashije kuba wagiye muri iki gitondo? Ati ntabwo uzi ko njye nawe tugomba kuba twashyingiranwa. Ubwo umukobwa mwiza wacu niko kuba yahindukira atangira kuba yamubwira ati ariko urabizi ko ngiye bitandimo. Ati kandi jyewe nifitiye ahantu ngomba kuba najya. Ati ibyo ngibyo by'ubukwe ntabyo mfitiye umwanya. Ubwo niko kuba yakiyumvira kwereka kamugejeje aho kari kagiye yaragiye. Gatangira kuba kamubwira ati aho twagiye cyangwa se aho washakaga kuba wajya twahageze. Ubwo umukobwa niko kuba yajya gufungura kuko yabonaga umusore atameze neza ngo abe yatangira kuba yamufasha. Barakwereka ahangaha umusore mu by'ukuri nawe ntabwo yari amerewe neza. Ubwo ka mwiza kacu niko katangira kuba kamukoraho kavuga ati siniya, ati ndabona umuriro wakwishe, ati uri hoti byahatari urashyushye. Ubwo ngubwo siniya muri ako kanya niko kuba yahita agakurura akabwira ati hama hamwe ariko nawe, ati ibintu bitware gake, ati ngenda ashaka kuba nafata inshingano muri uyu mugoroba. Ubwo ka mwiza niko kuba kamubwira ati ngewe mbabarira ndacyari umwana, ati ibyo bireke, ati ndakwinginze, ati mbabarira mvaho. Ubwo umusore niko kuba yakareka abonye ko ari kuba katera amahane cyane. Disi barakwereka umusore wacu ahangaha cyari cyamurenze yigira ku ruhande atangira kuba yakiruma. Ubwo umukobwa nawe mwiza ni umuntu mukuru yabonye ko umusore uri ahangaha ibintu arimo kuba yashaka. Ubwo ngubwo nako kahagurutse ahangaha kari kuba kakisetsa banza umusore yari yabigakoreye neza. Ubwo ngubwo niko kuba kasiga ya paje uwo musore yari arimo akereka akabaza ati se iyi paje yaba ari iyanjye? Ati se waba uyibuka? Ndetse barakwereka ahangaha mwiza wacu yabaye yabyibuka. Ubwo umukobwa atangiye kuba yavuga ati se, ubwo umusore niko kuba yamubaza ati se urabyibutse? Ubwo umugabo wiwe wari uri aho ngaho ku ruhande niko kuba yatangira kuba yavuga ati wowe, ati niwe musore watangiye kuba waryamana n'umugore wanjye? Ubwo ngubwo umusore atangiye kuba yamukanda abaza umukobwa ati se mbashe kuba nakomeza mbe namukanda mubabaze? Ubwo umukobwa niko kuba yamubwira ati ibyo ngibyo bireke ntabwo ari byiza. Ubwo umusore niko kuba yahamagara ba bagabo biwe ati uyu mugabo mumuvana ahangaha, ndumva ntashaka kuba namureba, ntabasha kuba namugirira nabi. Ubwo ngubwo abasekirite cyangwa se abarinzi b'umusore niko kuba baza bagenda bakurura wa mugabo bamukura aho ngaho. Umugabo agenda ababwira ati njye mfite konegisiyo nyinshi, ati nziranye n'abapolisi benshi, ati ndaza kuba nagufungisha, ati kandi uraza kuba wabibona. Ubwo umukobwa yasigaye aho ngaho ndetse kari kagize amasoni kamenye ko umusore yabashije kuba yakibuka kariko. Ubwo ngubwo niko kuba kahindukira ngo kabe kagenda. Umusore arongera abasha kuba yamukurura aramubwira ati ariko ubu ngubu ngiye nagutsinze, ati se ahubwo wowe ibyawe bigeze hehe? Ubwo mwiza yatangiye kuba yakibaza ati se umusore ari kuba yakeka ari njye wabashije kuba namufatirana mu mugoroba washize? Ubwo niko kuba yamubwira ati se umugoroba washize waretse tukawirengagiza, ati n'ubundi ko nta kintu cyabaye kidasanzwe? Ati ndarahira ngewe nta kibazo mbifiteho pe. Ati se ahubwo wowe buriya hari ikibazo bifiteho? Ubwo umusore niko kuba yamubwiza ati wiyemeje se kuba wafata ibibazo byose ukaba wabishyira mu biganza byawe? Ubwo mwiza niko kuba yamubwira ati ariko njye ndi kuba nakubwira ati tube twabyihorera. Ubwo umusore niko kuba yamubwira ati simbyemeye. Ubwo umukobwa niko kuba yamubwira ati se umubu ubaye ukurumye wabyitaho? Ubwo umusore niko kuba yamubaza ati se none umubu uje aka kanya gutaha ngaha? Ubwo mwiza niko kuba yamubwira ati ndashaka ngo ibi bintu tube twabivaho, ati sinshaka kuba nabivugaho. Ubwo muri ako kanya mama w'umukobwa baraje ati we Mr. Liu, kumva umusore ahangaha bari bamwise Liu, ati gute watinyuka kuba watera umukobwa wanjye inda? Ubwo umukobwa niko kuba yatangira guhakana. Ubwo mama w'umukobwa niko kuba yatangira kuba yamubwira ati ngaho nsobanurira ibi ngibi ahantu byashoboye kuba byaturuka. Kumbe mama w'umukobwa ahangaha yarazanye impapuro zigaragaza ko umukobwa atwite. Barakwereka ku kanya umukobwa yabashije kuba yakibuka
kumva ahangaha yari afite mushiki wiwe uri ku bitaro. Ubwo ngubwo niko guhita yaza kumusura ku bitaro. Arangije aramubaza ati sisi ibi ni ibiki wakoze? Ubwo ngubwo sisi yatangiye kuba yamuhamagara ati Nyiramwiza, ati mbabarira rwose, ati ntabwo nahise uburyo nabikoramo byancanze, ati ndabonye nta busobanuro ndi bubashe kuba nabwira mama, ati noneho amazina yawe aba ariyo nshyira kuri urwo rupapuro, ati sinzi rwose ukuntu iyi situwasiyo ndabasha kuba nayikuramo. Disi ka Nyiramwiza ni akana keza kagira n'umutima mwiza, niko kuba kamwegera ndetse karamukomeza. Ubwo sisi wako niko gukomeza kuba yakabwira ati ntabwo narinzi uburyo nabikoramo, ati byari byanshanze. Disi murajye mwumva akana ahangaha. Ubwo niko kuba yamubwira ati urabizi ndi mukuru wawe, ati ariko mama wanjye abasha kuba yakumva, ati wabasha kuba wambikirira ibanga. Ubwo umukobwa nawe niko kuba yamwitegereza, amaze kuba yabyibuka arangije ubwo niko kuba yagaruka. Ubwo umusore Riyu ahangaha niko kuba yabwira mama w'umukobwa ati ariko njye niyemeje kuba nafata inshingano zo kuba narera umwana. Ubwo mama w'umukobwa niko kuba yazamura urushyi agiye kuba yarumukubita avuga ati se wowe ibintu wakoreye umukobwa wanjye, ati uri kubona wafata izi nshingano nyuma yo kuba wamutera inda? Ubwo umukobwa niko kuba yabwira mama wiwe ati gute watinyuka kuba wakubita siniya wanjye? Ubwo mama we niko kuba yamubwira ati usibye no kuba namukubita, ati nanamushyingura. Disi murajye mwumva umukecuru ahangaha yari yaje yarakaye, aravuga ati ubundi ibingibi nta nubwo byemewe n'amategeko, ati kanze mpamagare polisi ibe yamujyana mu nzerere zibashe kuba yamufunga. Ubwo umukobwa niko kuba yabwira mama wiwe ati mama ibyo byihorere. Arangije amwakana telefone yari agiye kuba yakoresha ari guhamagara kuri polisi. Mama we yaramubwira ati ariko ibi bintu njye simbyumva, ati gute watinyuka kuba wakitambika cyangwa se wangira mu nzira ndi kuba nakurenganura? Ubwo umukobwa arebye ku ruhande abona bari aho ngaho bari kuba bafotora, murabizi itangazamakuru ry'iki gihe, ndetse umukobwa ahangaha ibyiwe murabizi ari kuba yakiyibukira ibyagiye biramubaho, ndetse n'ahantu ari kuba yaragiye arahurira n'uyu musore. Ubwo ngubwo ahangaha yari agiye kuba yaderivaringa cyangwa se yajyana akantu ahantu, ndetse yari kuri bwa bumoto bakunze kwita ubuskuta. Ubwo ngubwo karangije kagenda kari kumuzunguza aho ngaho mu muhanda, niko kuba yatangira kuvuga ati oh my god, ati ntabwo natekereza ko wankora ibi ngibi. Ubwo ngubwo umukobwa niko kuba yagwa hasi. Disi ka Nyiramwiza kacu kaguye hasi, karangije gashaka kuba kakiryamira ngo gasinzire, ariko ubanza katari kababaye cyane. Ubwo ngubwo kari kagikomeje kuryama aho hasi, kari kwibaza ibikabayeho. Ako kanya haparika imodoka nziza aho ngaho ku ruhande. Ubwo ngubwo arangije amanura ikirahure, barakwereka ni wa musore Riyu. Arangije aramubwira ati se naba nakudropinga cyangwa se naba nakugeza ahantu ngiye? Ubwo ka Nyiramwiza niko kuba kahenzukira karamubwira ati n'ubundi nari ngiye kuba nahagera, ati wakikomereza nta kibazo. Murajye mwumva amagambo y'umukobwa ahangaha, yanze ko umusore abasha kuba yamuha lift muri uwo mugoroba. Ubwo umusore niko kuba yakomeza kumwitegereza aho ngaho, banza nawe yari yaramukunze. Ubwo ngubwo ka Nyiramwiza karongeye kajya kuri skuta yako, karangije karitwarira. Barakwereka umusore ahangaha yakomeje agacanira maremare ari kuba yakamurikira. Ndetse muri uwo mugoroba umusore ahangaha Riyu yakomeje yitegereza umukobwa, ndetse umukobwa ubwo nawe yari ari kuri ka gaskuta kiwe, akajya amurebera ku ruhande muri retroviseri za skuta, ariko akanyuzamo akanahengeza inyuma, akabona umusore ari kuba yamwitegereza. Ubwo umusore yakomeje amukurikiye muri uwo mugoroba, ndetse agakobwa ka Nyiramwiza ahangaha nako katangiye kuba kaseka. Ubwo ngubwo niko kuba kahita akabwira mama wako ati mama, ati uyu ni boyfriend wanjye. Ubwo niko kuba kahindukira kabwira Mr. Riyu ati se wakemera kuba wambera boyfriend, ati nibura umunsi umwe wonyine? Ubwo ngubwo murajye mwumva ukuntu umukobwa yari atangiye kuba yabwira Riyu. Ubwo Riyu nawe niko kuba yaca bugufi aramubwira ati se kubera iki nakubera boyfriend w'umunsi umwe, ati wakubera boyfriend w'ibihe byose? Ubwo agakobwa nako niko kuba kakiyereza cyangwa se kakikura hasi, karangije karamubwira ati reka mbe naguhikiza ibiti gitoya. Ubwo ngubwo muri ako kanya umukobwa amaze kuba yahikiza ibiti umusore Riyu,
ubwo Riyo niko kuba yahitamo arangije abwira mama w'umukobwa ati ubu ngubu ndi sheri wiwe, ati kandi nemeye kuba nawe umugabo wiwe, ati ahubwo se tuzajya mu mategeko ryari? Ubwo mama w'umukobwa niko kuba yamubwira ati njye ntabwo nshaka iyo mikino, ati iyo mikino yanyu njye sinyishaka, ati kandi mumenye ko muri abana batoya. Ubwo umukobwa niko kuba yabwira mama wiwe ati ariko mama nawe ntugakabye situwasiyo, ati ubundi wakihanganye, ati ntabwo washobora kuba wakikaruma. Ubwo umusore Riyo niko kuba yamubwira ati ariko ubundi wowe wabaye iki muri uyu munsi ko mbona ntazi? Ubwo abari aho ngaho bari ukomeje kuba bafotora, ndetse na mama akomeza avuga ati aka kana karenda kuzansaza. Ubwo ngubwo nk'abantu bari bemeye kuba basheri, umukobwa yaje kurura Riyo ahangaha ngo bagiye kuba bafata seritifika z'uko babashije kuba bashyingiranwa. Ubwo umukobwa niko kuba yamubwira ati wibuke amasezerano njye nawe dufitanye ni ukuba wambera umukunzi umunsi umwe. Ubwo niko kuba yatangira kuba yamubwira turiya musore wasanze hariya cyangwa se wabonye hariya, ati ni umusore washakaga kuba yashyingiranwa nanjye, atari guhama mama y'uwani 300, ati rero we naza kuba yamenya ko uri umukire cyangwa se uri umwana w'uvuka mu mafaranga araza kuba yaguca miliyoni 30, ati sinzi niba uri kuba wanyumva. Ubwo umusore Riyo niko kuba yamubaza ati se uri kubona we nakugura miliyoni 30 cyangwa se nagukwa miliyoni 30? Ubwo umukobwa niko kuba yamubwira ati yego rwose, ati nizo mama ari buze kuba yagusaba. Ubwo umusore ahangaha we yari yisekeye disi ntacyo bimubwiye. Ubwo nyiramwiza wacu nawe yari ari kuvuga ahangaha ati asubu uyu musore we turi kumwe ahangaha ari kuba yatekereza iki? Ubwo umukobwa niko kuba yakomeza kuba yamubwira ati rero sinzi niba uri kuba wabyumva, ati ikindi kandi ntiwongere kuba wamvugisha menshi ndigendeye. Ubwo agiye kuba yagenda umusore niko kuba yamukurura, ka nyiramwiza karamubwira ati se mvaho. Ubwo umusore niko kuba yamubwira ati ariko wagabanyije amashagaga, ati tukaba twaba umwe, ati njye nawe, ati ntabwo uzi ko tugiye kuba twakora ubukwe vuba ahangaha. Ubwo umusore niko kuba yamubwira ati njyewe miliyoni 30 ndaziha mama wawe nta kibazo. Ubwo umukobwa niko kuba yavuga ati se uri seriyera? Ubwo Riyo niko kuba yamubwira ati se uri kubona ibyo ndi kuba navuga nari seriye ntabihagazeho? Ati ahubwo twe tujye kuba twashaka izo seritifika z'ubukwe, ati ibindi bizaza nyuma, ati kandi nizere ko utari bwongere kuba wanzanaho ikibazo, ati uri kubyumva neza? Ubwo ahangaha nyiramwiza yatangiye kuba yabwira umusore wacu ati byabaye umugoroba ushize byibagirwe sinza kuba nahamagara polisi. Ubwo Riyo nawe niko kuba yamubwira ati erega ngiye ibyo simbyitayeho, ati icyo ndi kuba narebaho ubu ngubu ni umubano wanjye nawe. Ubwo nyiramwiza niko kuba yamubwira ati witeguye kuba wakishyura izo miliyoni 30 z'amayuwani? Ubwo umusore niko kuba yamubwira ati ibyo ngibyo numvise ahubwo byo kuba waba utwite cyangwa ushaka kuba wakuramo inda byo bibashije kuba byavuga iki? Ati urabizi ubwo waba ugiye kubyara umwana ndetse wazansimbura muri Ru Group ndetse n'izina rya se nuko bafite kampani bita Ru, ndetse akaba ari n'izina rya papa w'umusore akaba yitwa Riyo. Ubwo Riyo niko kuba yabwira umukobwa ati emera kuba washyingiranwa nanjye, ntuzongere kuba wagira ikibazo cyangwa indi mihangayiko iyo ari yo yose. Ubwo umukobwa niko kuba yakiyumvira ati ku 500 byanjye nahembwaga, ati ngiye kuba nabaho ntari kuba nakongera gukora. Ubwo niko kuba baza ahangaha ndetse bose baba seritifika yuko babashije kuba bakora ubukwe. Ubwo ngubwo bamaze kuba bazitora basohotse aho ngaho uri kubona ko umusore we nta kintu bibashije kuba byamubwira. Ubwo ngubwo umukobwa nawe yasohotse aho ngaho, umusore arangije atangira kuba yakifotora aho ngaho no kuba yafotora za seritifika bari bavuye gufata. Ubwo ngubwo nuko bari gufata amafoto y'umugeni. Umusore wacu Riyo arangije atangira kuba yayipostinga ku mbuga nkoranyambaga ziwe, abantu batangira kuba bavuga ati ese ako gakobwa niko mugiye kuba mwarushingara? Ati so niwe mugeni wacu ukurikiye muri Ru Group? Ubwo umukobwa niko kuba yamubwira ati njyewe ibintu ntago mbyizera bya online, ati n'ubundi biba ari scam, ati reka kuba wanteza abo bantu bawe, ati ntago ndi kuba nabikunda. Murajye mwumva agakobwa ahangaha disi kari kakomeje kuba kagira isoni, wagira ngo nibwo bwa mbere kari gahuye n'umuhungu. Ubwo Riyo ahangaha we byari byamucanze agakobwa kari kuba kamubwira ati rero ubwo tumaze kuba twashingiranwa reka tujye kuba twakora divorce. Ati sibyo ra?
ati se twavuze ko tugomba kuba twabana by'umunsi umwe. Ubwo barakwereka agakobwa nuko nguko kaje gahengeza gakebera nk'akajura kari kureba ko nta muntu uri kuba wakabona. Ubwo ngubwo kabonye nta muntu uhari niko kuba katangira gukurura wa musore wacu Ryu kamubwira ati ngwino, ati ngwino mbashe kuba nakwereka ibyo tugomba kuba twakora, ati ngwino tujye kuba twafata impapuro za divorce wowe. Barakwereka ahangaha Nyiramwiza wacu yaje akomeza gusunika umusore, arangije aramubwira ati se ibyo ndi kuba nakubwira turi kubyemeranyaho, ati cyangwa uracyabishidikanya na kese ya kumugoroba mbe nayigarura. Ubwo umusore we yari ari kumureba aho ngaho yumiwe, agakobwa kari gukomeza kuba kamubarira inkuru kamubwira ati ariko ubundi urabizi ko mbishatse ubu ngubu najya kuba nagushyiraho ikirego, ati ndabyibutse n'ubundi mu mugoroba wabashije kuba wamfatirana. Ubwo ngubwo barakwereka muri ako kanya umukobwa yaraje atangira kuba yavuga ati turashaka gatanya. Ubwo ngubwo niko kuba batanga za seritifika bari bamaze kuba babahaza ubukwe, maze umuresebusioniste wari uri ahangaha atangira kuba yazirebamo. Ubwo ngubwo arangije arabitegereza, umusore ahangaha we n'isoni zari zamwishe n'ubwoba. Agakobwa ko nta kibazo kari gafite karavuga ati ngenda ashaka divorce n'uyu musore. Ubwo umuresebusioniste wari uri aho ngaho atangira kuba yavuga ati subi ibi ngibi birashoboka, ati se kubera iki? Ubwo ka Nyiramwiza kacu niko kuba katangira kuba kamubwira ati ndikwibeshye mariage, nibeshye kuba nashingiranwa n'umusore ntashaka. Ubwo umukobwa wari uri ahangana niko kuba yatangira kuba yababwira ati muzagaruke ubu ngubu ntago biri kuba byakunda, ati cyangwa se namwe ubwanyu mwe mwakitereraho kashe mwe mwakiha divorce. Ubwo barakwereka ahangaha bari basohotse igihe cya divorce cyo guhabwa gatanya hagati yabo nabo kirangiye. Barangije bari kuba basohoka, Nyiramwiza niko kuba yahura n'umukobwa biganye ahangaha bita Minjuni. Ubwo Minjuni muri ako kanya niko kuba yatangira kuba yamuserereza ati reba maskini disi, ati reba umusore bari kumwe, ati se ubu nguyu azabona miliyoni 30 z'amayuwani zo kuba yakwiwanyura. Ubwo ngubwo murajye mwumva amagambo uyu nguyu Miss Minjuni yari afite ahangaha. Atangiye kuba yamubwira ati ariko aturibuka tukigana n'ubundi ntago wari urenze, wari uri hasi yanjye. Ubwo umukobwa Nyiramwiza ahangaha niko kuba yari agiye gufata iya mbere ngo yigendere. Minjuni niko kuba yamugarura aramubwira ati ariko ibintu bitwaze gakeya nawe, ati hagarara ahangaha mbanze naguha ukuri, ati urabizi ko kuva na mbere njye mba ndi imbere yawe, ati se ubu ngubu urabona uyu musore ugiye kuba yaba umugabo wawe azakugeza kuki? Ati urabona hari akamaro agufitiye ra? Ubwo ngubwo Ryu nawe aho ngaho yari yatangiye kuba yakumirwa n'amagambo Minjuni ari kuba yakoresha ahangaha. Ubwo Minjuni niko kuba yamubwira ati njyewe ubu ngubu niboneye umugabo. Ahangaha Minjuni we yakomeje amwibwirira ati dore umugabo wanjye Yuni afite akazi muri Tianyan Club, ati ndatekereza kandi uyizi, ati umushahara ahembwa ati wikubye inshuro 7 n'amafaranga utekereza kuba wakorera wowe, ati nubwo wajya gutsinda mu ishuri ati ariko urabizi nanjye nari uwa mbere mu byanjye, ati wantsinze inshuro 650, ati sinigeze naba nakwishyuraho n'inshuro imwe, ati ariko reba ubu ngubu ahantu mbashije kuba ndi, nawe ureba ahantu kuba ubashije kuba waburi. Ubwo umukobwa niko kuba yabwira sheri we Ryu ati se kampani y'iwanyu cyangwa se group y'iwanyu byabizwira, ati ko numva abantu bose bataba bayizi, ati uyu mukobwa yakagombye kuba yizi. Ubwo umugabo Ryu nawe niko kuba yahamagara ati mureke kwa mwatonganya madamu Lu. Ubwo Minjuni ahangaha atangira kuba yabasega ati nyumvira kwiga nabi, ati ubwo mutangiye kuba mwakiyitirira kampani y'abandi bantu kugira ngo mubashe kuba mwanyemeza, ati reba ubu ngubu, ati ngiye ejo bundi ngiye na Yuni tugiye kuba twakora ubukwe kandi bwiza bw'agatangaza, ati kandi wenda tekereza uri umuhombyi muri ibi ngibi, ati wenda tekereza ibi ngibi utabasha kuba wabijyamo da. Ubwo umukobwa ahangaha Nyiramwiza wacu yari arimo kuba yakisekera. Minjuni akomeza kuba yamubwira ati kandi nuko akomeza kuba wangiraho utugambo twinshi. Ubwo Nyiramwiza niko kuba yamubwira ati ngagenda wishimishe mariage yawe nidakunda,
ati uzaba umusabirizi ku muhanda nk'abandi bose cyangwa uzaze natwe ube wadusaba. Ubwo ngubwo Nyiramwiza amaze kuba yamubwira gutyo, Minjuni niko kuba yamubwira ati gute wahatinyuka kuba wambwira amagambo ameze gutyo, agiye kuba yamukubita urushyi cyangwa se yamutimbura urushyi. Umusore wari uri ahangaha umugabo wiwe Mr. Liu aba aramufashe. Ubwo ngubwo umugabo wari uri aho niko kuba yamubwira ati wandekuriye umugore, ati ndekurira madamu. Ubwo ngubwo ka Minjuni niko kabwira umugabo wako ati sheri, ati ubu ngubu ndababaye atarambabaje. Ubwo umugabo we Yuna aho ngaho nawe bari biyemeje ko bagomba kubereka ko bafite ari umuryango ukize cyangwa se famiye ifite amafaranga. Atangira kuba yakuramo amayuwana aho ngaho, ati saba umugore wanjye imbabazi. Ubwo niko gutangira kuba yayahereza umusore. Umusore nawe ari kuba yamureba ari gutekereza, ari kwibwira ati ase uyu mushenzi cyangwa se uyu muginga ari gutekereza ko nabuze amafaranga njyewe. Ubwo ngubwo Yuni niko kuba yabona umusore atari kuyafata, arangije amuhereje n'andi. Umusore niko kuba yamukubita amafaranga, arangije yose aranyanyagira. Ubwo muri ako kanya Nyiramwiza wacu we yari yumiwe, maze umugabo Yuna ahangaha atangira kuvuga ati amafaranga yanjye, ati amafaranga yanjye, ati ntabwo natekereza ko mwankora ibi bintu. Ubwo Minjuni aho ngaho we yari yababaye aho ngaho. Ubwo ngubwo Nyiramwiza niko kuba yatangira kubwira Liu ati se, ati ndebereye umugabo disi, ati yitaye ku mafaranga kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ubwo Liu nawe ahangaha niko kuba yamubwira ati se urabikunze? Ka Nyiramwiza nako kakundaga kavuye ahangaha ati yego sheri, ati yego nabikunze. Ubwo ahangaha umugabo Liu wako yese akabwira ati natwe reka tujye kuba twakangiza amafaranga hejuru ku gisenge cy'inzu. Ubwo ngubwo Yuni niko kuba yahaguruka ati gute watinyuka kuba wankanga ukamukera uko nguko, ati ngiye kuba nahamagara wowe, ati ngiye kuba nagushyira hasi. Ubwo ngubwo niko kuba yahamagara barara biwe, arababwira ati hari umuntu wagerageje kuba yakinisha manager wa Tian Club, ati kandi murabizi tuba tugomba gusigasira icyubahiro cyacu. Ubwo Yuni niko kuba yamubwira ati ubundi kuba wankanga cyangwa se gushaka kunshyira hasi uba ushyize Tian Club hasi, ati kandi ugomba kuba wabyishyurira. Ubwo muri ako kanya Liu nawe ahita akora telefone, arangije arahamagara aravuga ati nuza kampani cyangwa se club ya Tian Club ikorera munsi yacu, ati mwe mwayifunga kuko iri kuba yarenga ku mategeko, ndabona ikoramo abantu buzuye uburyarya n'ubusambo, ati kandi ibi ngibi ntago tubikunda, ntago tubishaka munsi ya Liu Company, ati sinizere ko mubashe kuba mwabyumva neza. Ubwo umusore muri ako kanya nawe nuko nguko yatanze itangazo. Minjuni ahangaha atangira kuba yavuga ati muraza kuba mwareba ibyo muza kuba mwahura nabyo. Ubwo ngubwo atangiye kuba yavuga utugambo twinshi. Liu niko kuba yakurura umukunzi wiwe ati sherite twigendere. Ubwo ngubwo umugabo Yuni ahangaha yasigaye aho ngaho aguye mu kantu ndetse asigarana na Minjuni. Niko kuba yatangira kuba yahamagara, barangije baramubwira ati ubu ngubu tuvugana club ya Tian Club yafunzwe kubera itangazo cyangwa se telefone yavuye muri Ru Group. Ubwo niko kuba yavuga ati ngwiki, ati sibyo bintu bibaho, ati se birashoboka, ati byakozwe ryari? Ubwo yari ari kureba nk'urujanga ndetse atari kuba yakibuka amakosa yari amaze kuba yakora muri ako kanya. Ndetse yatangiye kuba yavuga ati Ru Group, ati sura umusore yabakora muri iriya kampani. Ubwo ngubwo barakwereka Liu ahangaha ndetse na Nyiramwiza wacu bari kwisohokera bigendeye, bahura n'abarara ahangaha. Ubwo abarara niko kuba batangira kuba bababwira ati se wakekaga ko wafungisha Tian Club ukaba wagenda amahoro? Ubwo muri ako kanya bari kuba bamukanga, Yuni yaje ahangaha yiruka ndetse ari no gupfukama hasi ari gutabaza ari gusabiriza ati Liu, ati mbabarira wongere ufungure club yacu, ati ndakwinginze. Ubwo ngubwo yamabandi nayo niko kuba yarebana ati we atuzi ko ari CEO wa Ru Group, ati kandi niwe twabonye kuri televiziyo, ati nuwa nyawe, murajye mwumva amagambo ahangaha. Ubwo abasore bari ahangaha niko kuba batangira kunamira ndetse no guha icyubahiro Liu umugabo wa Nyiramwiza ahangaha. Ubwo ngubwo ako kanya yabanagiye amafaranga, arangije arababwira ngo uwo nguwo mwe mwamwigisha isomo cyangwa se mumukorera icyo mushaka. Ubwo abasore aho ngaho nabo batangiye kuba bakanjama wa mugabo wari uri kuba yakanga se cyangwa se yashaka gutoteza Liu family. Ubwo muri ako kanya Minjuni yegeye Nyiramwiza aramubwira ati se wamfashije,
ukabwira bari abasore bakandekera umugabo. Ubwo Nyiramwiza nawe niko kuba yatangira kumubwira ati nagutsinze inshuro 620, ati urumva ndacyari umunyabwenge hejuru yawe, ati mbere y'uko ugira icyo ukora jya ubanza utekereze, ati jya ubanza ushyiremo ubwenge. Ubwo ngubwo ni uko yamusize aho ngaho, arangije we na sheri wiwe barikomereza. Ubwo niko kuba bazanga agakobwa ka Nyiramwiza kari kwa kabwira Riyo ati sheri biriya bintu ukoze hari byo kuba wajugunya amafaranga, ati ni byiza cyane ndabikunze, atariko abantu muba mufite amafaranga namwe muranshimisha. Ubwo Riyo nawe niko kuba yamubwira nka yamvuga y'abanyarwanda ati amafaranga hari aba agomba kuvuga, ati ururimi rw'amafaranga nta muntu ugira ucecekesha. Ubwo ngubwo Nyiramwiza niko kuba yamwibutsa aramubwira ati uribuka amasezerano yanjye nawe, ati divorce ubu ngubu yatangiye, ati kandi tuzabonana mu kwezi gutaha, kandi nizere ko nta hantu bibangamye kandi nta zindi excuse zigomba kuba zazamo. Ubwo ngubwo tuzabonana mu kwezi gutaha. Ubwo kari gukomeza kwivugira amagambo menshi. Riyo ahangaha we yari ariko kitegereza karangije akagira isoni, karamubwira ati ibyo ushaka kuba wakora, ati ubu uko ushaka kuba wakora muri iri joro njye simba ushaka simeze neza. Ubwo ngubwo Riyo niko kuba yakomeza kukegera ka Nyiramwiza agakomeza kuba kagira isoni, karamubwira ati se ni ubwa mbere ubonye umukobwa mwiza mu ishusho ya nyayo? Kagiye kuba kagenda umusore aragakurura arakabwira ati ariko ibintu byose jya ubitwaza gakeya, ati bitwaze gakeya. Niko kuba kabubwira ati ubusizi nizo nshingano uri kuba wambwira. Umukobwa ubwo Nyiramwiza nawe niko kuba yamubwira ati ngiye ibyo wankoreye ndabizi, ntabwo nshaka kongera kuba wabinkora, ati tuzabikora ukwezi gutaha. Dukorere subscribe tuzacikwa na episode ya 2, ndetse episode ya mbere irangiye Nyiramwiza ari kuba yamubwira ko bazabonana mu kwezi gutaha, banza ashaka ko wongera kuba bamukubitira ibintu. Ubwo umusore nawe niko kuba yamubwira ati reka tujye kuba twajya ku bitaro ndeke ibyo wavuze ari ukuri, utaza kuba uri kuba wambeshya, ndetse kandi uze kwibuka kuba wadukorera like na comment, ni ingenzi cyane. Iyi nkuru niba yagushimishije ube wayisharinga kuri bagenzi bawe, tuzasubire muri episode ya 2 turebe aho bizaherera.